ubwanjye navuganye ubwira nti nshiriwe mu maso yawe, ariko ngutakiye umva ijwi ryanjye ryo kwinginga kwanjye. Iri ni isomo tugiye kwifashisha, uribike mu mutwe kuko tugiye kuryifashisha dusobanura amateka y'indirimbo nziza, amateka twasabwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, amateka y'indirimbo y'165 yitwa Ndagukunda Mwami. Indirimbo yanditswe na Jeremiah Inglis. Njyewe ugiye kukugezaho aya mateka nitwa Engineer Sirumva Dani, naho cano uri buyasangeho yitwa Ibyubaka TV. Iyi ni indirimbo nziza idutera umwete wo kwerekana urukundo dukunda umwami wacu. Iyi ndirimbo waba uhimbaza uririmba cyangwa se uyumva, iragufasha ukumva nawe igukoze ku mutima, ku buryo ushobora kuyifashisha ahantu henshi hagiye hatandukanye werekana urukundo ukunda umwami wawe. Iyi ndirimbo iravuga ngo ndagukunda mwami kandi urabizi ko ngukunda. Amagambo y'indirimbo rimwe na rimwe bavuga ko yanditswe na John Adam Grenade, bakavuga ko yanditswe mu kinyejana cya 17 kijya kurangira, ndetse amagambo akaza gufata n'ikinyejana cya 18. Iyi ndirimbo yaje kugaragara bwa mbere mu magambo gusa mu mwaka w'1881. Iki ni igitabo cyitwa Collection of Hymns and Spiritual Songs. Iki ni igitabo cyaje gutangazwa na Richard Allen. Iyi njyana bamwe bavuga ko yaje gukorwa ikanatangazwa n'abagize umuryango wa Inglis. Amagambo n'injyana byayo reka nkubwire ko byatangajwe na nyirayo nyiri bwite wayihimbye akanayitangaza mu gitabo turi buze gukubwira, Jeremiah Inglis. Iyi ndirimbo abantu benshi bayivugaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko turaje tukubwire iyi ndirimbo ibyayo bitewe n'ubushakashatsi twakoze ku giti cyacu, twifashishije ibitabo bigiye bitandukanye, twifashishije n'abandi bantu bazi ibijyanye n'ubushakashatsi. Ibi tugiye kubabwira niyo mateka y'indirimbo. Jeremiah Inglis dukesha iyi ndirimbo yavukiye mu gace kitwa Andover. Andover ni umujyi uba muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse mu kwa gatatu aha hari tariki ya mbere mu mwaka w'1746. Uyu Jeremiah Inglis mu gihe yari afite imyaka 13 gusa, papa we umubyara Abijah Inglis yarapfuye. Yari yishwe n'ubuzima bubi yarabayemo bwo kubura ibibatunga. Ibi byose byatewe no kuba umusirikare mu ntambara y'impinduramatwara yabagaho icyo gihe. Uyu Jeremiah Inglis yaje gutura muri Newbury. Newbury naho ni agace kaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aza gushyingiranwa n'umukobwa witwa Mary Bigelow. Ubuzima bwarabagoye ndetse bukomeza kubabana bubi cyane. Igihe cye kinini yaje kugiharira gukora nk'umuhinzi, ndetse agakora n'ibintu bimeze nk'amakontineri ariko bikozwe mu mbaho. Aza no kuba umwarimu wigishaga kuririmba. Umuryango wa Inglis wari umuryango w'abaririmbyi bazi kuririmba bikomeye cyane, dore ko n'abana be bose, ubwo n'abana ba Jeremiah Inglis,
yaje kubyarana n'umugore we, bose bari bazi gucuranga ibikoresho bya muzika bigiye bitandukanye, harimo za violine, harimo n'ibindi bicurangisho byinshi bya muzika bigiye bitandukanye, maze na papa ari we Ingaris nawe akaza akabayobora n'igikoresho yakoreshaga kijya kumera nk'umwirongi, ariko icyo gikoresho cyacurangaga ijwi rya bass. Muri Newbury, Ingaris yari umudiyakoni n'umuyobozi w'indirimbo mu itorero yasengeragamo. Iki gihe yaje kugira uruhare mu iyandikwa ry'ibitabo byinshi bitandukanye by'indirimbo zo guhimbaza Imana. Urugero nakubwira nk'igitabo cyitwa The Christian Harmony or Songsters Companion. Iki cyaje gushyirwa hanze mu mwaka w'1805. Cyashyizwe hanze na Henry Ranelagh of Exeter. Cyarimo indirimbo nyinshi cyane zanditswe ndetse zinashyirwa mu majwi n'uyu tukubwira witwa Jeremiah Ingaris dukesha indirimbo y'165 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Muri iki gitabo tukubwiye hejuru nibwo iyi ndirimbo Ndagukunda Mwami yaje gusohoka muri iki gitabo, igaragara yanditse neza ndetse iri no mu majwi meza. Uyu muryango wa Ingaris dukesha iyi ndirimbo waje kujya i Rochester. Uyu ni umujyi uba muri New York. Aha hari mu mwaka w'1819. Nyuma baza kujya i Hancock. Uyu nawo ni umujyi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mujyi niho Jeremiah dukesha iyi ndirimbo yapfiriye. Apfa afite imyaka 64 gusa, apfa tariki ya 6 z'ukwa kane mwaka w'1828. Igitabo cya Ingaris cyaje kumenyekana cyane mu kinyejana cya 19 muri New England, ariko indirimbo ze ziza gukundwa cyane, zikundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ndetse nawe niba ukunda iyi ndirimbo, navuga ko uri mu bakunda uyu mugabo nubwo wamukundaga utamuzi. Abantu benshi usanga bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Ndahamya ntashidikanya ko ushobora kuba warumvise bavuga ko uyu mugabo yaba yarapfuye bamwicaje ku ntebe y'icyuma gishyushye, aho bavuga ko iyi ndirimbo yaje kuyiririmba akayiririmba bagenda bamuhindura. Twagerageje gushaka aya mateka avuga ukuntu urupfu rwe rwaje kugenda, ariko twayabuze. Bishatse kuvuga ko ari amakuru adafitiwe gihamya, kandi turamutse tuyaguhaye nta gihamya gihari twaba tubeshye rwose. Aya mateka nkubwiye afitiwe igihamya, kandi ni amateka yizewe kuko yakuwe mu bitabo bigiye bitandukanye. Naho amateka avuga ko yaba yarishwe azira kutihakana umwami we ntacyo tuyaziho, usibye ko natwe dufite amakuru nk'ayo ufite. Yaje kwandika indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Mu bitabo byose by'indirimbo zose zo kuramya byagiye bishyirwa hanze n'itorero ryitwa The Lord's Church mu kinyejana cya 20 kugira ngo bijye bikoreshwa. Iyi ndirimbo yitwa Ndagukunda Mwami yagiye igaragara. Urugero ni nko mu gitabo cyasohotse mu mwaka w'1963 cyitwa Christian Hymnal, cyaje kwandikwa na Nelson Slater. Ndetse no mu kindi gitabo indirimbo yaje gusohokamo ni igitabo cyitwa Supplement. Ni igitabo cyaje gusohoka mu mwaka w'1937. Iyi ndirimbo yasohotse mu bitabo byinshi cyane, dore ko yaje gukundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo nawe wumva aya mateka y'indirimbo. Ni indirimbo nziza ivuga ngo Ndagukunda Mwami. Twe tuyifite iririmbirwa mu rufunguzo rwa mi bemol. Indirimbo nziza, reka dufatanye tuyiririmbe, dore ko irimo amagambo asana imitima. Amagambo ngiye kugusomera nkubwira ngo nawe ujye uyikoresha
mu bibazo byose waba urimo, mu ngorane zose waba urimo, ujye ukunda gukoresha iyi ndirimbo yitwa ngo ndagukunda mwami. Indirimbo twasigiwe n'uyu muryango w'abacuranzi uzi gucuranga ibyuma bigiye bitandukanye, umuryango wakundaga Imana. Indirimbo yitwa ndagukunda mwami, igitero cya mbere kiravuga ngo ndagukunda mwami, uzi ko ngukunda. Ndagukunda Yesu bihebuje rwose, ndagukunda Yesu nawe urabizi, imirimo yanjye izabyerekana. Igice cya kabiri, Ingarisi yaranditse ngo nishimye rwose bitavugwa, ibyishimo byanjye ntawabirondora. Ndareba ubutunzi buri mu ijuru, nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Icya gatatu kikavuga ngo Yesu umwami wanjye, niwe nkesha byose, ari ugucungurwa ari n'ubugingo. Nzakogeza iteka nkuririmbire, kuko ubuntu bwawe bwandemye umutima. Igice cya nyuma cyangwa se igitero cya nyuma kiravuga ngo naguhwanya nande mucunguzi wanjye, uhorana ineza ntugira impinduka, nzajya nguhimbaza nkubahirize, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Amateka dusanzwe tuzi njye nawe y'iyi ndirimbo avuga ko Ingarisi baje kumufata bamuhora kutihakana umwami we, aho baje kumubwira ngo ihakane umwami wawe. Amateka twebwe tuzi adafitiwe gihamya nuko byaje gukomera bakamwicaza mu ntebe y'amashanyarazi, intebe ishyushye, aho bamwicaje bamuziritse. Mu gihe yaratangiye gushya batubwira ko yaje gutera iki gitero cya mbere kivuga ngo ndagukunda mwami, uzi ko ngukunda. Ndagukunda Yesu bihebuje rwose, ndagukunda Yesu nawe urabizi, imirimo yanjye izabyerekana. Amateka tudafitiye gihamya y'indirimbo nuko baje kumushyiraho urubavu rw'ibumoso kugira ngo narwo rushye. Urwo rubavu ruri gushya nibwo yaje kuririmba ngo nishimye rwose bitavugwa, ibyishimo byanjye ntawabirondora. Ndareba ubutunzi buri mu ijuru, nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Amateka yo twese dusanzwe tuzi, ariko amateka adafitiwe gihamya atubwira ko bamushyizeho urubavu rw'iburyo, agatangira akaririmba ngo Yesu umwami wanjye, niwe nkesha byose, ari ugucungurwa ari n'ubugingo. Nzakogeza iteka nkuririmbire kubw'ubuntu bwawe bwandemye umutima. Uyu mugabo aririmba iki gitero mu mwuka we wa nyuma ati naguhwanya nande mucunguzi wanjye, uhorana ineza ntugira impinduka, nzajya nguhimbaza nkubahirize, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Ayo mateka tudafitiye gihamya avuga ko akimara gutera iki gitero aribwo umwuka waje kumushiramo. Aya mateka adafitiwe gihamya turakomeza tuyashake. Iyi ndirimbo tuzayisubiramo neza nitubona amateka afitiwe gihamya, ko aya mateka tukubwiye bwa nyuma ariyo afitiwe gihamya, ariko aya mbere yo tuyafitiye gihamya, yasohotse mu gitabo, asohoka ndetse no mu bitabo bigiye bitandukanye. Ese hari amateka wayifuza ko twagushakira? Twandikire iyo ndirimbo muri comment tugushakire amateka y'iyo ndirimbo. Njye nitwa Engineer Sirumva Dani, YouTube channel yitwa Ibyubaka TV. Turagukunda cyane.